Mbanje kubasuhuza nizere ko meze neza aho murere mu bice bitandukanye by'igihugu. Dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Uyu munsi muri iyi video ngiye kubasobanurira ibintu bitandukanye cyangwa se mbasobanurire kuri porogaramu yo kwiga n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubigenza buri munsi. Murabizi ko twagize porogaramu y'amezi 2 yo kwigisha aba diaspora yararangiye, ubu turi gutegura indi porogaramu. Uyu munsi rero mbere yuko tubasobanurira ku yindi porogaramu ikurikiyeho, turaza kubanza twige icyongereza ho gatoya. Turaza kubanza tugira ibyo twiga. Muraza kunyemera mbere ku interuro ivuga ngo let's have fun. Kandi irasobanura ngo reka twishimishe. Let's have fun. Hari ukuntu mushobora kuba mwagiye nko ku mazi mwasohotse nka famiye ukababwira ngo let's have fun, cyangwa se ukaba uri mu mahanga nk'umuntu mubana akakubwira ngo let's have fun, bivuze ngo wenda reka tujye kwishimisha. Ubwo haba harimo nko kujya kureba agafilime, haba harimo nko kujya gutembera mukajya muri restaurant nshyashya bisanzwe. Nuko biba bimeze, umuntu ashobora kuvuga ngo let's have fun. Hanyuma indi nteruro avuga ngo I am busy now. Ibyo ngibyo byo murabizi, ni uburyo bwo kuvuga ngo ndahuze nonaha bisanzwe. Ushobora guhita akantu kavuga ngo I will call you later because I am busy now. Ndaza kuguhamagara mu nyuma kubera ko noneho ndahuze bisanzwe. Nuko biba bigiye bimeze. Hanyuma turaza kugera ku indi nteruro ivuga ngo I am free today. Bivuze ngo uyu munsi mfite umwanya. Iyo nteruro imeze nk'aho ari mbusane yo kuvuga ngo I am busy now. Iyo uvuze ngo I am free today, uvuze ngo uyu munsi mfite umwanya cyangwa se uyu munsi ndaboneka. Bitandukanye no kuvuga ngo I am busy today. Indi nteruro mbafite iravuga ngo don't be late. Ntuze gutinda cyangwa se ntuze gukererwa. Don't be late. Ntuze gutinda cyangwa se ntuze gukererwa. Indi nteruro iravuga ngo hurry up. Bivuze ngo gira vuba vuba. Hurry up. Gira vuba vuba. Hurry up. Gira vuba vuba. Indi nteruro iravuga ngo calm down. Bivuze ngo tuza. Calm down. Bivuze ngo tuza. Calm down. Ushobora kuba uri kumwe n'inshuti yawe mwagiye kunywa agacupa igateza imidugararo. Ushobora guhita ubibwira ngo calm down my friend. Bivuze ngo tuza inshuti yanjye. Hanyuma indi nteruro iravuga ngo that's enough. Ibyo birahagije. That is enough. Ibyo birahagije. Umuntu ashobora kuba ari gukora ibintu runaka ukatubwira uti that is enough. Ibyo birahagije. That is enough. Indi nteruro iravuga ngo be quiet please. Bivuze ngo ceceka ndakwinginze. Be quiet please. Ceceka ndakwinginze. Be quiet please. Indi nteruro iravuga ngo I am proud of you. Ntewe ishema nawe. I am proud of you. Ntewe ishema nawe. I am proud of you. Ntewe ishema nawe. Iyi nteruro muzajya mukunda kwibwira abana banyu. Iyi nteruro ivuga ngo I am proud of you. Mujye mukunda kwibwira abana banyu. Ni interuro nziza igihe umwana akoze ibintu byiza, akaba yabonye amanota meza ku ishuri, akaba yamusize mu rugo ugasanga nta kintu cyangiritse, ukamutuma ibyo wamubwiye akabikora neza, jya umubwira ngo I am proud of you. Bivuze ngo ntewe ishema nawe. Indi nteruro iravuga ngo you can do it. Bivuze ngo ushobora kubikora. You can do it. Ushobora kubikora. You can do it. Ushobora kubikora. Ngizo integuro, dore ngizo interuro nari nabateguriye uyu munsi. Nibiza kwa ngombwa turaza no kureba ku zindi nteruro, harimo nk'ivuga it's hot today, it's cold outside, it's raining, turn off the light, turn on the light, open the window, close the door, come in please, wait for me, just a moment. Ibyo byose turaza kugenda tubireba. Ubushize porogaramu yari yarangiye, yari porogaramu yo kwigisha aba diaspora ku $100 gusa, tukabigisha icyongereza, kumenya kukivuga. Abo twatangiranye babaye satisfied, baranyuzwe. Turi gushaka n'abandi twigisha tugafatanya muri uru rugendo. Abari porogaramu y'amezi 2 tukiga kuvuga, kwandika ndetse no gusoma ururimi rw'icyongereza, ariko by'umwihariko
tukihariye igice cyo kuvuga icyongereza. Ngo biba biteye gute rero? Twabonye Zoom, hari ukuntu kuri Zoom amanetwork aba atameze neza cyane, nk'imvura yaguye ntabwo bikunda, kandi Zoom isa nkaho iri na complicated kuyikoresha, bisa nkaho bigoye, kandi akenshi dukunze kwigisha abantu bakuru, abantu bakuze, usanga birabagora. So tugahitamo gukoresha WhatsApp, tukiga kuri video call, tukabaha amasomo ateguye mu buryo bwa video meza, ku buryo amasomo ushobora no kuba uri mu kazi ukaba uri no kwiyigira, ugashyiramo akayekuteri igihe uri gutaha uri mu modoka, ugashyiramo akayekuteri ukagenda wumva wunguka ubumenyi bisanzwe. Tubategurira amasomo ameze neza pe, tukabigisha neza, by'umwihariko twibanda ku cyo twita speaking, bivuze kuvuga. Ku $100 gusa mu gihe cy'amezi 2 turakwigisha, tukagenda tubona umusaruro day by day, umunsi ku wundi. So aya ni amahirwe yawe nawe rero, ntagucike. Niba uri muri diaspora, yaba Canada, USA, Asia, even in Africa, Austria, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero, cyangwa se ukaduhamagara kuri WhatsApp, it's okay, kuri 072 94 01 229. Iyo nimero niyo watubona kuri WhatsApp, tugatangira tukajya twigana, tukagendana mu rugendo, ukamenya icyongereza cyo gukoresha. Birababaje ko wajya gusaba nk'akazi bakakubaza ngo tubwire state waturutsemo, bakabikubaza mu cyongereza bikakunanira, bakakubaza why are you here, kuki uri hano, kuvuga ngo I am here for job interview, nabyo bikakunanira. Ndi hano kubera ko mfite interview y'akazi, nabyo bikakunanira. Bari ikibazo kigoye, bari ikibazo kwa kamahirwe nk'ayo ngayo hari igihe batazagaruka. So ni ibintu byoroshye gufata $100 ukayatanga, ukiga icyongereza, ugakemura ibibazo bimwe na bimwe bya communication. Ni ikibazo kuba mu mahanga utazi kuvuga ururimi, ukaba utabasha kujya ku isoko uvuge hi, hello, how are you, I just need a chicken, how much is it, bakakubwira yayo zigura, then you be like I just need 2 pair, nkeneye 2. Ibintu byoroshye biri simple. Umuntu ararwaye muri kumwe mu nzu, kuba wahamagara emergency number ukayibwira uti umuntu arwariye mu nzu, turi hano, ukabaha address, bikakunanira muri mu mahanga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ni ibintu bikemuka, tubishyiramo imbaraga bigakemuka, tukiga amaverb, tukiga kuyakoresha, tukiga kuvuga hashize, tukiga ibintu byose. Kandi nagira ngo mbabwire ko mfite strategy nigishamo abantu itandukanye n'abandi bakoresha. Ibyo bintu niba ushaka kubimenya, wabaza nk'amakuru yabo mba narigishije, ariko njye kujya nshyiraho nimero z'abantu nigishije kugira ngo mubabaze ukuntu ibintu biba bimeze. Abenshi muhura n'abateka mitwe bakabatekera imitwe, ariko turahari ngo tubafashe twige icyongereza, by'umwihariko twige kukivuga, kuko nicyo kintu cya mbere umuntu uri mu mahanga bakeneye. Umuntu uri mu mahanga ntabwo akeneye kucyandika, ntabwo akeneye kugisoma neza, akeneye kukivuga, akeneye kucyumva. Umubosi akakubwira uti are you done, and then you be like yes of course, wasoje cyane rwose, ntabwo bigoye. Nimero yacu ni 072 94 01 229. Turabafasha. So reka nivugire n'akandi kantu kerekeye ibitabo. Tufite ibitabo by'amoko atandukanye bigufasha kumenya kuvuga icyongereza. Ibyo bitabo harimo igitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo n'uburyo ubisubiza yewe wemeza ndetse unahakana. Naravuga icyongereza ukuntu giteye. Icyongereza kiri mu bice 3, ntabwo icyongereza gusa, n'ururimi rwe rwose ruba mu bice 3. Igice cya mbere barakubaza cyangwa se ukabaza, igice cya kabiri ni ugusubiza. Mu gusubiza niho habamo ibice 2, ushobora gusubiza wemeza cyangwa se unahakana. Gute? Niba umuntu akubajije ngo ese wagiye ku kazi,
ushobora kuba wagiyeyo cyangwa se utagiyeyo. Did you go to job? Ese wagiye ku kazi? Iyo wagiye uravuga ngo yes I did, yego nagiyeyo. Bitagiye ukavuga ngo no I didn't. Nagira ngo nabwire ko rero Icyongereza tugira uburyo tugisubiza, ntabwo ari ukuvuga ngo mbese abantu benshi gusubiza birabagora. Kigira uburyo tugisubiza. Reka ngo nk'urugero nk'ikibazo cyose gitangizwa na did you, iyo ugisubiza ushobora gukoresha did n'ubundi. Nkuko mvuze ngo did you go to job? Ese wagiye ku kazi? Nkavuga ngo yes I did, mba nsubije ngo yego nagiyeyo. Akenshi ntabwo mubizi, n'abarimu babigisha nabo reka ko batabizi kuko babizi babigisha. Ni uburyo busanzwe bwo gusubiza kandi witonze. Aho kugira ngo usubize umuntu ngo yes I have gone to the job, rero tugasubiza yes I did, kuko nibyo byoroshye nabyo abazungu bakunze gukoresha. Ni na bigufi, abazungu bakoresha ibintu byoroshye gusa. So namwe mushaka ibyo bitabo birabageraho, n'abashaka amaverb mwese birabageraho. So twandikire kuri 0729401229. Mukomeze gukora subscribe, turabakunda cyane.